Ikaze rero nanone mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere, karibu ku ijambo ry'umwimerere, mbahaye ikaze Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach. Maze אנחנו הולכים ללכות היום iyerekwa rya Pawulo. Mbanje kubasubiza mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Ese niki tugiye kureba uyu munsi? Tugiye kureba iyerekwa rya Pawulo. Wibuke ko iyerekwa rya Pawulo ryakuwe muri Bibiliya iyi ngiyi dufite. Tuze turebe impamvu ryakuyemo nk'uko nabibasezeranyije ko nzabibaganiriza. Reka tubitangire uyu munsi, ariko nabonye ni birebire, nabigabanyijemo nk'ibice bitanu. Reka dutangire ku gice cya mbere uyu munsi. Mbere yo gutangira rero, mbanze mbashimire mbikuye ku mutima kubera kwiyandikisha muri benshi cyane. Binyereka ko munyote ukuri, mushakisha ukuri amanywa nijoro nk'uko tubikora hano ku ijambo ry'umwimerere. Mukomeze mushakisha ukuri kuko kuri no kuzatubatura. Binyereka ko munyote ukuri kuko kandi ni by'agaciro. Mbere yo gutangira rero, mbabwire nti kandaho like kugira ngo tuzamuke ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Niko ubutumwa buzagera ku bantu benshi cyane, bave mu binyoma ukuri kubabature. Twagiye rero, kandaho like, twinjire mu iyerekwa rya Pawulo ryavanywe muri Bibiliya. Iyerekwa rya Pawulo. Pawulo yajyanwe mu ijuru rya gatatu, ajyanwa muri paradizo, abwirwa amagambo y'ibanga. Ibi bikaba byarahishuriwe umukayanite wabaye mu nzu ya Pawulo. Uyu mugabo yagenderewe n'umumarayika mu ijoro, amutegeka gucukura fondasiyo y'inzu ngo atangaze ibyo asangamo. Umugabo rero yabanje kwangaranga, umumarayika yamujeho gatatu kose, nuko aracukura yasangamo isanduku ya Pawulo n'inkweto yambaraga ubwo yazenguruka yigisha ijambo ry'Imana. Yagize ubwoba bwinshi cyane, yanga gufungura iyo sanduku, ariko noneho baza kwishyikiriza umwami w'abami wari icyo gihe witwaga Theodosius Augustus, wategetse Abaroma kuva muri 379 kugeza muri 395 nyuma y'ivuka rya Kristo. Urumva ko aya mateka hari i Roma ntabwo yahabura, byanze bikunze arahari. Niba bafite ibya Constantine byabaye muri 325, bakafite amateka yose yabaye na kera imyaka ibihumbi mbere y'uyu, urumva ko ibi bintu byanze bikunze birazwi. Wibuke ko nakweretse ko munsi ya Vatikani hariya harimo inyandiko zirenga ibirometero 50 munsi ya Vatikani. Ibi nabyo byanze bikunze birahari. Theodosius rero yafunguye iyo sanduku, ayifungurana ubwoba bwinshi cyane. Amaze kuyifungura, akora kopi imwe ayohereza i Yerusalemu, asigarana indi kopi. Muri iryo yerekwa rero, Paul ajyanwa mu ijuru yabwiwe n'ijwi ry'Imana rigira riti: ese bantu muzagiza ryari n'ibyaha byanyu? Muragereka icyaha ku kindi, mukiyita abana ba Aburahamu kandi muri abana ba Satani. Mugenda mwemye ngo muzi Imana, ariko mugasingiza izina ryanyu gusa. Mufite ibibasha ku byaremye byose, ubwo bubasha mufite ku byaremwe byose mubukoresha nabi, kuko ahubwo mubirusha ibyaha. Hari igihe izuba ryegera Imana rikagira riti: nkiza aba bantu gato, nkoresha imbaraga zanjye nkwereke ko bakwiye kumenya koko ari weho Mana imwe gusa. Imana igakomakoma iti bareke, ariko nibatangarukira nzabaciraho urubanza, mbaciraho iteka. Inyanja nayo irahaguruka ikagira iti: wabantiza ngo mbarengere, nkwereke ko abantu bagomba kukubaha Imana nabwo ikanga. Isi nayo ubwayo ibabazwa n'ibikorerwaho, yo igira iti: mbabazwa kurusha ibindi biremwa byose byaremwe, kuko nkorerwaho ubusambanyi bwinshi cyane, ubwicanyi, ubujura, ubupfumu n'ibindi bibi byinshi cyane nk'ibyo. Bantu nimuramye Imana ubudasiba, kuko y'izuba rirashe abamarayika bose baza imbere y'Uwiteka gutanga raporo z'ibyo mukora umunsi wose, yaba kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Ibibi n'ibyiza byose mukora, abamarayika batanga raporo. Buri muntu wese afite umumarayika umurinda, kuko yaremwe mu ishusho y'Imana. Abantu beza bakomeza gukora ibyiza, ijwi ry'Imana ryamubwiye ko bazahorana ubuntu bw'Imana, kandi n'umwana w'Imana Kristo azatekana nabo ibihe byose. Hahise haza abamarayika benshi barira cyane baboroga. Umwuka w'Imana arababaza ati: ni ibiki bibaye, murarizwa n'iki? Nabo bati: turarizwa n'uko abantu bari ku isi badasenga babikuye ku mutima,
igihe cyose cyo mu buzima bwabo, ntibasenga babikuye ku mutima igihe babaho cyose cy'ubuzima bwabo. Mugende mubabwire bahinduke, nibanga nzabaciraho urubanza. Nuko umumarayika abwira Pawulo, nkurikira nkwereka abakiranutsi bajyanywe iyo bapfuye. Pawulo avuga ko yajyanywe mu ijuru rya gatatu, ajyanwa mu mwuka bajya mu ijuru rya gatatu. Umumarayika aramubwira ati, nituhava aho ngaho ndahita nkujyana mu rwobo, nkwereka aho roho z'abanyabyaha naho zijya aho ziba ziri. Pawulo ageze pfiyo, ntabonye umumarayika ufite umujinya urakaye n'amenyo atyaye cyane. Ijwi rirambwira, uyu niwe ushinzwe abanze gukora ubushaka kw'Imana kandi b'abanyabyaha. Nahise mbaza umumarayika niba ababi n'abeza babona niyo bapfuye. Nuko ahita ansubiza agira ati, bose aho banyura imbere y'Uwiteka ni hamwe, ariko ababi ntibajya basagarira abeza. Nuko nkomeza mubaza uko abakiranutsi n'abanyabyaha bava mu isi iyo bapfuye. Yanyeretse umubi uko bigenda, abakurikiwe n'ibyaha bye byose, naho umwiza we akurikirwa no gukiranuka kwe. Urabona kandi umubi we abagaragiwe n'abamarayika babi bahita bamutwara, naho umukiranutsi abagaragiwe n'abamarayika babi n'abeza, ariko ababi bagatsindwa ntibamutware. Umukiranutsi aba afite imbaraga zihita zinjira muri roho ye nk'uko Imana yabidusezeranyije. Iyo nta kibakubonyeho rero kandi warakoze ugushaka kw'Imana, uhabwa ijuru. Ijuru ry'Imana rero rihita ryumvikana rigira riti, nk'uko iyi roho itigeze intera agahinda, nanjye sinzayitera agahinda. Nk'uko iyi roho ari nyebambe, nanjye nzayigirira ibambe. Hano rero n'igihe uri kuvuga ubu ngubu, nibutse ibi bintu numva ibintu ni danje. Naribajije, ni ukubera iki impamvu Satani ashuka abantu benshi ngo bange kumva Imana? Nuko Satani aba agira ngo muzajyane nawe mwirimbukire muri benshi, kuko Satani abazi ibi bintu, kuko byose yaba ibiba nyuma y'ubuzima byose arabizi. Wibuke ko yari mu ijuru kera, ibintu byose abizi. Ngaho nawe ibaza byitaho ku buryo busesuye. Ni bangahe muri ino si bita ku gusenga babivanye mu mutima, babifitiye ubushake, bakunze Imana? Ni bangahe bita ku gusenga babikuye ku mutima, gukunda Imana n'umutima wabo wose n'imbaraga zabo zose n'ubwenge bwabo bwose? Ni bangahe ku isi? Nawe andika ubitubwire, ni bangahe? Dukomeze rero twumva ibyo Pawulo yavuze. Aragira ati, nagiye kumva numva amajwi ibihumbi n'ibihumbi by'abamarayika na bya bizima 24 biramya Uwiteka. Aha niho namenyeye ko ibyo ukora byose ugumana nabyo igihe cyose uzabibazwa iyo isaha yagenwe igeze. Ibyo dukora byose bigumaho, tuzabibazwa igihe cyacu nikigera. Uyu munsi rero tukaba turangirije hano, dusoje hano kuri igice cya mbere, kuko nabonye ari birebire. Nzabigabanyamo nk'ibice 4-5, ubundi dukomeze turebe ibintu by'iyerekwa rya Pawulo. Urumva ko ibintu bakuyemo byari gutugirira akamaro, bigatuma abantu iyo babimenya babyiga neza bakabimenya, isi ndibaza atari kuba ari mbi nk'uko imeze uyu munsi. Andikamo rero, twandikire nawe tubwire nimba kukumva rino ryari ijambo ry'Imana. Urumva ko nabisomye, ntabwo byose nabinyuzemo, nagiye mfata iby'ingenzi, byari byinshi. Urumva winjiyemo ukareba ko kumva ko ari ijambo ry'Imana rigukomeza. Njye niko mbibona, nawe andika tubwire koko nimba ubona iri ari ijambo ry'Imana bavanyemo cyane batari ijambo ry'Imana. Icyo nkubwira ni kimwe, wibuke ko Pawulo yanditse isezerano rishya hafi ya ryose. Ibirenze icya kabiri cy'isezerano rishya ryanditswe na Pawulo, iri yerekwa rye kuba bararivanyemo binyereka ko Bibiliya ahubwo badusigiyemo bike imbarwa. Ngaho rero andika nawe utubwire uti, dore ko mbitekereza, ndumvira ryari ijambo ry'Imana cyangwa ko ryari ijambo ry'Imana. Noneho dukomeze iyi nkuru isakaze kuri benshi. Ndibaza ibice bizakurikira ari byo bizaba koko bibatera gusenga mubikuye ku mutima, mugakunda Imana, mukanyoterwa kugira gushaka ukuri ko bikwiriye. Nzi neza ko bizabashimisha kumenya ukuri twahishwe. Nkaba nsoje rero ngira nti, abakomeje kwiyandikisha ndabashimiye mbikuye ku mutima. Namwe batariyandikisha mwiyandikishe, kugira ngo ukuri mujye mugusangiza n'abandi benshi cyane, noneho ukuri kuzatubohore. Wibuke ko ukuri kubohora imbohe. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyod.